knows He will be. And also, Shandalaba, Genawa before dress. Nimumbabarire. Umuntu uzi ko yarose ashingura umwana we atari ntambwe ahagarare hano. Nibaza ukuntu mbwira abantu Imana imara inzara size umupfu w'inzara mu nzu. Madamu wanjye twashakanye tudakundana, kajya senga nyirukana ngo Mana ngo nyirukanya akagabo kagufi. Haburaga iminsi 2 ngo tujye gusezerana, akinyemeza buryo tatankunda ngo sinshaka akagabo kagufi. Inange Mana sinshaka umugore utarize. Ikambaza ngo wowe wizangahe ni nta na rimwe. Habura gato gusa. Buriya Imana igitabara. Abimbwiye gutyo ntabwo ari nge narose bampa mikrofone Imana. Baravuze ngo abahanuzi bahanura bari. Naravuze ni mwambi Yesu. Nkundira uture muri nge nkwamamaze nyirabarazana zabishye. Bivuga ngo Imana dukorera idufitiye isakoshi y'ubuzima. Iyo tugiye guseba ikora mu isakoshi. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nshimiye abantu b'Imana bavuye hano imbere, mama pasiteri Imana imumugisha, abaririmbyi Imana ibahumugisha, kandi namwe mwese Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere umurongo wa 21. Haravuze ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga akomeza kubikirage. 23. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku ni ko Umwami Imana yankoreye mu minsi yandeberagamo ikanteturura mu bantu. Imana yacu nishimwe. Ubwo mutikije mwese reka mbongere irindi. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 16. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 16. Mukihashaka reka ngewe nsome. Haravuze ngo mwiburana ryanjye rya mbere nta wampagarikiye, ahubwo bose baramanye ntibakabibarweho. Nyamara Umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwa n'akanwa kanjye butagabanyije abanyamahanga bose babwumve. Nuko ngira akanwa k'intare, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Yego Yesu, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana bamfashe ndebe ko nava imbere yanyu amahoro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mwambara nkabasaba utuntu 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Mbagireho umugisha. Mwambara iki gikote nkagikuramo, hari icyo bibatwara. Cya kabiri basi mundebe, hari icyo bitwaye kundeba. Icya gatatu basi munyikirize. Ako Imana ishimwe. Wenda aka 4 nubona wicaranye n'umuntu udafashwa, ukabona atari gufashwa, uhaguruke ntacyo bangamiye,
wicare muri karitsiye bafashwa, kuko buriya akaramukiye mu bantu nta wakamenya. Kandi umuntu ni mugari, umuntu ni muremure. Wakwiga ukiga ubutabire, ukiga ubumenyi bw'isi, ariko ntabwo wakwiga umuntu. Uko ubona igicu gihinduka nako n'umuntu ateye. Uyu munsi akwereka ko agukunze, ejo akakwereka ko akwanga. Rero umuntu ahora ari umuntu iteka ryose, aremye muri matsiyeri ya kimuntu. Imana ishimwe. Ndifuza ko tuganira ijambo. Nitwa Twagireyezu Jean Pierre, niyo mazina yanjye. Mbarizwa mu itorero rya ADEPR, ariko kandi ntabwo ndi imbata y'idini. Yesu yaravuze ngo itorero ryanjye riri mu ibanga, kandi nzaryishyira ritari umwandu cyangwa ikizinga. Njyewe mbarirwa mu itorero rya Kristo, niho mbarurirwa. Ibindi byose ni ihuriro na association. Yesu rero itorero rye arifite mu kiganza. Icyakora ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 2. Ndashakanye na nyina w'umuntu Jeannette, niwe mugore wanjye, sinjye wahera. Mfitanye umuhungu n'umukobwa, ngayo nguko. Mu itorero rya ADEPR nkoramo umurimo w'ubudiyakoni. Nshinzwe amasengesho ku iryo torero ry'aho mbarizwa. Ikindi nshinzwe kwamamaza Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma igituma mvuga ibi, njyewe mu isi nkunda Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Icya kabiri nkunda umudamu wanjye n'abana banjye. Buri wese ajya kurura yishira, uzakurwanya uzamurege ku Mana. Icya gatatu nkunda abantu b'Imana. Niyo famiye nisangamo mu buzima bwa buri munsi. Njyewe igituma mvuga ibi, madamu wanjye twashakanye tudakundana. Kajya senga nyirukana ngo Mana ngo nirukanye akagabo kagufi. Ariko ndashimira Imana ko tubana. Njyewe twarize tumara haburaga iminsi 2 ngo tujye gusezerana, akinyemeza buryo cyatankunda. Ariko Imana ishimwe Yesu we, niba abantu bakundana twe dukundana. Ngo sinshaka akagabo kagufi, inanjye Imana sinshaka umugore utarize. Ikambaza ngo wowe wizangahe, ni nta na rimwe. Reka ibyo tubireke. Ndifuza ko tuganira ijambo Imana ikiza ku mutima wanjye. Mubare ndavuga gake, maze iminsi myinshi mvuga, guhera mu gitondo mvuga. Muri iki cyumweru ndi kubyuka saa 9, nkazi n'ahangaha mwivuga butumwa muri burakeye. Rero nta buhumekero mfite, ndavuga hafi 24 kuri 28. Mubare ndavuga gake, ndavuga gake rwose, nta kibazo, ndavuga gake. Ndifuza ko tuganira ijambo Imana ikiza ku mutima wanjye, numva riri kumfasha, rifite intego cyangwa teme cyangwa isanganyamatsiko cyangwa intumbero ivuga ngo habura gato Imana igitabara. Gusa murabyumvise? Habura gato, gato gusa, buriya Imana igitabara. Ndashimira Imana itabara habura gato. Habura gato byanze, ubona ibintu byose byahagaze, ubona nta cyerekezo, ariko Imana ikaza habura gato. Imana ishimwe. Habura gato imiryango yagiye, inshuti zigiyeyo, Imana ikaza habura gato. Habura gato kwa muganga byanze, mu bana byahagaze, mu rugo byibanye, Imana ikaza habura. Nyamara ubu ni ubuhanuzi, mwakwakira ubuhanuzi. Imana iyo dusanga itabara habura gato. Habura gato, iteraniro ry'abashungerezi ryahagaze ku munara wo kugushungera, Imana ikaza habura gato. Habura gato
dogiteri yavuze ko bitashoboka, ariko Imana ikagaragara. Habura gato abarozi barose bakaguha iminsi yo kubaho kutazayirenza, ariko Imana ikaza habura gato. Ngayimbere cyubahiro. Birumvikanye, shatse nasoza ngahita nitahira. Turayishimira ko itabara habura gato. Ikagaburira imfubyi habura gato, karengera abapfakazi habura gato. Habura gato urugo rwasenyutse, ariko Imana ikaza. Imana ikaza. Turayishimira. Imana mbibutse ko buriya ivugira muri Alufa igasohoreza muri Omega. Hanyuma hagati ya Alufa na Omega harimo amarira, harimo imibabaro. Abantu benshi baguye itakwambitse imbaraga zikurenza hagati, ntabwo wazagerayo. Dukeneye imbaraga ziturenza ahangaha. Haguye abahanuzi, haguye abapasiteri, habambuye imisaraba bata agaciro, haguye abanyabwenge bize, haguye abavuga Imana neza ikanezerwa, haguye abaririmbyi bazi guhogoza. Imana iturinde, Imana iturinde, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iri jambo dusomye ni inkuru z'umugabo witwa Zakariya. Aho Bibiliya imuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere ivuga ko we n'umugore we Elizabeth bagenderaga mu mategeko ndetse n'imihango by'umwami. Icya kabiri Bibiliya ngo bari inyangamugayo. Aho Bibiliya ijya kwita umuntu ko ari inyangamugayo, nshuti z'umusaraba, bari inyangamugayo. Buriya wajya rimwe ku munsi, ariko Imana yajya kukwitegereza ikagusomamo ubunyangamugayo. Mbibutse ko mu bigeragezo bya mbere bikuru umuntu ku musaraba bikamukamyamo ibyiringirwa, Zaburi n'imbano by'umwuka bigashiramo. Cya mbere ni inzara, tarishwe n'inzara ntizamurye. Inzara yarandiye, ndi umusore mfite amaguru n'amaboko ntari kajorite, nicuza icyatumye mama apfa. Inzara yarandiye, nigira inama kujya gusura umuvugabutumwa mugenzi wanjye, atari urukundo mukunzi, ari ukugira ngo ndebe ko ndi buharongere, ntazabona ubirya ukabimena, haryoha inzara. Umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati nkubise ngeze ku irembo rye, ndavuga ni Mwami Yesu, aha hantu ndaharongera pe. Ariko Imana yafunze, ninde wafungura? Ninde wafungura? Abarokore tugenzwa na Bibiliya. Nayihereye mu itangiro ngera mu byahishuwe nyisoma, kajya abantu yewe nterega ninde atashe, bati mukozi Imana iguha umugisha. Ariko ni Bibiliya ivuga gutya, nkatangira bushyashya. Ni Bibiliya ivuga gutya. Ariko shimira Imana imara inzara, muyimpera icyubahiro.
mbonye maze gusezera inshuro zijya nko muri 20, ndavuga newe ndi gukora ubusare kantahe Mana yafunze. Baramperekeza bangeza nkaho wagateye ibuye, basezeraho basubira inyuma barataha. Ndahaga navuga nakono gatsindwa inzara ndayigezaho. No wasubirayo. Subirayo. Ndibaza se ndagenda mabwira ko nje gukora iki. Nimba imitwe. Ndavuga neka nje ndamutira ikote, mabwira ko mfite ivuga butumwa. Yaransumbaga nari kuryambara rikabikanzu. Ni yewe nterega nindagarutse ati asohoka afite ingeri y'umwumbati mu ntoki. Habe no ko kima ngo ngende nyitwaje numva ko yisagira neza. Amakana mbwa ati wihangane ikote nararitisha kandi namutse narare guhaye ryakubaho ikanzu niryagukwira. Icyo nashaka nago cyari ikote. Iyaza kugira yerekwa gatoya kabati itwaza iki ngiki. Ikote rwose nari kuzura umwuka wera. Subira inyuma ngenda nibaza ahantu ndi bugwe. Nta data ndi butakire, nta mama, nta mushiki wanjye, nta mukuru wanjye, nta hanze amaso Kristo. Ndimo ngenda ndandabirana. Hari igihe abantu bakurebera kure bakakurebera mu buzima urimo, ariko turashimira Imana iturebera mu cyo yavuze. Haleluya. Imana iturebera mu cyo yatuvuzeho. Kandi meze nk'aba yiturebera mu cyo yavuze. Imana kandi nzayimana wayikenana. Budisi ubu barandakare kandi ubu ubwo navuze ngo nimwakire biza zijya muri Amerika ngo imodoka mu mujyi wa Kigali. None se iraguha imodoka uhembwa umushahara wangaye? Irakujyana muri Amerika se kugira ute? Itabarira muri Amerika mu Rwanda ntabwo ihari. Yatwihereye ubugingo ko ariko yavuze ibindi ko bituri inyuma. Rero abantu basigaye bakunda abantu babeshya kutababwiza ukuri. Yo nimuhumure itabara habura gato. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana izakurebera mu cyo yakuvuzeho. Ndimo ndagenda umubyeyi warunzi adebera kure. Numva neza ngo niko sapfiye nikarame. Kugenda udandabira nawe usigaye unywa inzoga. Cyangwa se warwaye ryari. Ndamubwira nti mubyeyi kuva nareka inzoga sinazisubiyeho. Iki ntabwo ndwaye inzara. Mujye mubwiza abantu ukuri, mubwiza Imana ukuri. Kuri na reka babwire ijambo rikomeye. Gutaka bitandukanye no guceceka. Iyo utatse naho utahura n'amaboko menshi gutabara, ariko uratabarwa. Ariko iyo ucecetse ntawe umenya icyo uceceka. Bene maze iminsi 8 ntarya. Mbona umubyeyi yicaye hasi ararira. Arandandata antwara ahantu muri alimentation. Angurura utuntu ndarya ampa n'ibihumbi 30. Arambwira ngo mukozi w'Imana, mu gihe Imana itarakora igitangaza uzaberwanisha aho utungutu. Haracyariho imbaraga z'Imana, haracyariho abakozi b'Imana, haracyariho abantu b'Imana. Inzara yongeye kundya ndi umugabo, ariko ndashimira Imana igenda imara inzara. Muyimperekewe Imana imara inzara. Ibyo badutwikuruje birashira, aba badutaye uko nibo badukoreye ubukwe. Yesu we birashira. Siga umugore aburaye 2. Njya mu giterane Butare. Njya kwitangisha sede ya korali yakoze ronshi. Nditangisha inkenye, ibyatebye imyumbati, ingurube, ihene, inkoko, mafaranga, bikini. Perezida wa korali ararira ati Jean-Pierre by'Imana ikoze ndabibonye. Amiti 9 ataha kugera mu rugo nsagura ibiceri 30. Kana size umugore abaraye kangahe? 2. Imana mukorera.
nk'abafite ivugabutumwa ndi bujyane n'abantu b'abakire i Bugesera bafite imodoka zabo, nawe mbwira ngo nk'igihumbi amavuta ndabanyamenye. Ni byiza ko twirinda, byiza ko twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyaha. Ndanyomboka gakeya muryama iruhande madamu, numva arahindukiye arebye hirya ari imyoza. Mu gitondo mba ndabyutse ngiye kubyuka ahita afata byo, ntabwo uva hano senyi. Iyo mugiye murarya ntibatugaburira se. Arewe yewe inzara igiye kunyica, Parisi yanjye iracyafunze. Imana twari izi ko utazashobora kuntunga yanzaniraga iki hano. Ndavuga nti ndakwinginze mbabarira njye muri dushe nkarabe, ndaje nguha amafaranga ugiye guhaha. Njye muri dushe ndarira mvuze induru, hari wanu w'Iteka we. Ngaruka meze nk'ikihe, ndambara maze kwambara mfira Bibiliya mu kwahamagara muri salo. Ni harya madani ushaka iki? Ariko shimira Imana yatumaze inzara. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ni harya ushaka iki mada? Ushaka faranga ajya guhasenyi. Fata bya biceri 30 mbikubita ku meza, none wa mugore we. Aya mafaranga tuyarye saa 6 na nimugoroba nge wenda ki. Mitanirukanka. Mbona arahanutse ngo Mana we ngo nk'ibi bizageza rya. Ninjira mu modoka z'abakire njya kuvuga ubutumwa. Nibaza ukuntu mbwira abantu Imana imara inzara, size umupfu w'inzara mu nzu. Nibaza ukuntu mbwira abantu Imana imara imibabaro, size imibabaro iwanjye. Gahinda karanyica. Bangira umuvugabutumwa wa nyuma, hari sinzi ikintu Imana yankora iteka hano ngiye bose bangira kubwiriza ijambo rya nyuma. Abavugabutumwa barabwiriza ndumva. Bigeze saa 8 mbona telefone y'umugore irasonnye, ntarapfuye. Ndasohoka ni seri, turapfuye. Ati we ntabwo mpfuye. Ati ahubwo ati Imana ati amafaranga yakoze ibitangaza. Ni se gute? Ati ntabwo turya saa 6 n'imura gusa, ati turarya n'ejo tuzarye, ejo turye, ukwezi kuje tukirya. Mwakoreye Imana kuko. Anekerereza ukuntu byagenze. Hakaba hari umukire watuye hakurya yaho twari dutuye kuva aho twari turi naho yari hari nk'iminota nka 20. Umwuka wera aramusanga, atatuzi tutamuzi. Umwuka wera aramusanga, afata umutima waracugusa, fata kilo 25 cy'umuceri, fata agafuka kakawunga, afata akabido k'amavuta, afata agakarito k'amasabuni, afata igice cy'umufuka w'isukari, afata akantu kose karibwa kabaho, afata umufuka w'amakara, apakira imodoka atembaga iwanjye. Aragenda apfukama imbere ya madamu ati nimumbabarire, ati nubwo mutanzi nanjye ntabazi, ati nawe ufite n'ibindi mu bitwara. Ye baba we, tubifite byaye ko twari twarakubiswe. Abimbwiye gutyo ntabwo ari nge narose bampa mikorofone Imana. Baravuze ngo abahanuzi bahanura bari. Naravuze ni mwami Yesu, nkundira uture muri nge, nkwamamaze nyirabarazana zabishye. Habura gato Imana igitabara. Inshuti zagenda ariko Imana yagusura ikagusangamo ubunyangamugayo. Abantu bakwigirayo, imiryango ukayibura, umugabo akaguhinduka, umugore akaguhinduka, ariko Imana yagize kugusura ikagusangamo ubunyangamugayo. Praise haleluya, haleluya. Ikagusangamo ubunyangamugayo. Icya gatatu, yasaga mu batambyi. Hari abatambyi bato, hakaza n'abatambyi bakuru. We yasaga mu batambyi bakuru. Aba batambyi bato bari bashinzwe gufata ibitambo
bakabishyira abatambyi bakuru, kuko n'ababaga batizewe mbere yuko bajya gutambira rubanda babanza kwitambira igitambo cyo kwezwa. Ko mucecetse murabyumvise? Mana ishimwe ko ganira n'abantu bakuze bize bafite ibitabo mu mutwe. Ariko ibya Yesu kandi ntukajye ubizana muri logique ngo bigarure muri siyanse, kuko iyo bishyize muri siyanse bica iburyo ugaca ibumoso, ahubwo ujye ubikontoreza umwuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya ngo abafindo ubufindo bufata Zakariya ngo agenda agiye gutamba. Urusengero batambiragamo, umutambyi yatambaga rimwe mu mwaka. Urusengero rwari n'ibyiciro bitatu, hari aho bitaga mu rugo cyangwa se mu ruvange. Twahageranye n'aho ngaho, aho ntiwasobanukirwa waraye mu byaha n'uwaraye mu masengesho, ntabwo wabatandukanye. Hari ahandi hitwaga ahera, ari hano abashumba bicara. Hari n'ahandi hitwaga ahera hahera cyangwa se ahera cyane. Ntabwo ngiye kuvuga ibyarangaga ahantu mu mbabarire, ariko reka mvugemo biki. Ahantu hitwa ahera hahera harangwaga n'ibintu bitatu. Hari ameza manini yari ariho isanduku y'isezerano, hari intebe y'ubuntu Imana yicaragaho. Iyi sanduku y'isezerano yari irimo ibintu bitatu. Hari harimo inkoni ya Aroni yarabirize mu butayu, byarasobanuraga ngo ni Imana itoranya itarebye ku marangamutima nk'abantu. Muyibera icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dore ukuntu Dawidi yanditse, yaravuze ngo rata Mana, hahirwa umuntu utoranya. Iyo umaze kumutoranya uramwiyegereza, iyo umaze kumwiyegereza umushyira mu bikari, akajya atungwa n'ibyiza byo mu bikari. Ndashimira Imana turi mu bikari byayo. Imana isa teneba hotasi. Impamvu utasibye ni ukuri mu bikari. Aka gasura ufite ni uko Imana yakurindiye mu bikari. Inosha peonasi. Impamvu diwipofu genosisi, abadayimoni bazikutse Imana ikabacuza, yakurindiye mu bikari. Yakurindiye mu bikari. Impamvu igisebo cyaje Imana ikagikuraho, Imana yakurindiye mu bikari. Impamvu wavuye kwa muganga udapfuye, yakurindiye mu bikari. Impamvu wabyaye, yakurindiye mu bikari. Impamvu yirukanye imbaraga z'abahevi n'abanyakanani n'abayebusi, yakurindiye mu bikari. Impamvu abarozi bareze ntute, yakurindiye bikari. Mu bikari. Kari ntawe useba. Somanda lofeta. Mu bikari ntawe utagaciro. Piwoni hose Imana izirikana iko yavuze, kuko ikurindira mu bwera bwayo. Haleluya! Bani kurindira mu bwera bwayo. Mucyo yavuganye nawe nimwikurebera. Bani bakurebera muri kavukire, bani bakakurebera aho uri, ariko Imana ikurebera mucyo yavuze. Reka barahura gato. Yesu wabambwe we. Sawa. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Icya kabiri cyari muri isanduku, hari harimo amategeko yayoboye Abisiraheli. Byarasobanura ngo Abisiraheli bigometse ku Mana, Imana ishyiraho amategeko. Icya gatatu, hari harimo urwabya rwa Mana. Byarasobanuraga ngo ni Imana itunga abantu, ikabatungira no mu butayu. Kaba udakora ariko ukarya, kaba udakora ugasa neza, ntihagire umuntu ugucishamo ijisho. Imana ishimwe. Kaba udakora abantu bakajya bibaza uko bayeho, Imana ikajya igusiga ubwiza bwayo, kakurebera mu butware bwayo. Haleluya! Kakurindira mu butayu, kakugaburira mu butayu.
ni Imana itunga abantu. Bana bakiga nta kazi, gakundesha nta kazi, ukaba ikimenyetso kigirwaho impaka kubera Imana. Wowe wirebera Imana mu biguhanze amaso, banza uyirebere mu byo yakoze hari inyuma, bizagutera kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso yakoze bya bindi n'ibyo bazabinanirwa. Umugabo witwa Yohana, ubundi ba Yohana ni batatu ariko dukunda gusoma babiri. Hari Yohana umubatiza ari wavutse muri uyu muryango turimo turaganiraho, ariko haza n'undi Yohana uvugwa mu byakozwe n'intumwa ariwe wahembwe Mariko. Noneho hakaza n'undi Yohana ariwe Bibiliya ngo ni mwene Zebedayo na nyina Salome, ariwe Bibiliya ngo ni umwigishwa mwiza Yesu yakundaga. Niwe wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, yandika n'inzandiko uko ari 3, yandika n'ibyahishuwe. Hanyuma uyu Yohana mu gihe Yesu yamaraga gupfa no kuzuka, yegeretse abigishwa b'iminsi 40. Ku munsi wa 40 arabicaza ngo agende babwira ibizababaho na misiyo bazakora bamaze kugera. Ngo ariko ageze kuri Yohana mwene Zebedayo aramurenga ntiyagira icyo amubwira. Petero kuko yari intyoza atera agatoki ngo mwigisha, kutubwira ibizatubaho na misiyo tuzakora umaze kugenda, ariko si uyu wazaba uwana. Ngo Yesu ngo Petero gabanya amagambo yawe, uyu nishaka kuzagaruka kiriho upfiki. Nagira ngo mbabwire ukuntu turindwa n'amasezerano. Imana ishimwe. Iri jambo ngo nishaka kuzagaruka kiriho niryo ryarinze Yohana mwene Zebedayo mu kaga yahuye nako, mu ntambara yarwanye, mu makuba yahuye nayo, mu karengane kabayo kakozwe n'umwami newe. Yafashe intumwa zose arazica, bafata Yakobo muto bamuhana mu kugasongera ku rusengero, yikubita hasi arashwanyuka. Bafata Barutema bamata nk'ikijumba, bamusiga umunyu, amara iminsi 3 bamushyira ku kizuba arapfa. Barango hasigaye Yohana, hasigaye umwe witwa Yohana, yari umusaza washomaga itorero ryo muri Efeso. Bamubaza ibibazo 2:3 ngo Yohana, urihakana Yesu tukubabari cyangwa n'umwihakana tukwice? Ngo ahita asubiza umutima inyuma, yibuka Yesu, ngo amurebera mu byarangije, amureba ukuntu bajyaga babura ibyo kurya akabibaha, bakabura amazi akayabaha, ngo shinge ku kuntu twabaye. Uyu mwami wacu sinamwihakana, nimukora ibyo mushaka. Ngo bafata ingunguru y'amavuta buzuzamo amavuta, baterekamo Yohana, kuko Yesu akina finale. Kuko Yesu akina finale, aramanuka amutanga mu ngunguru y'amavuta. Abari hanze baracanira. Hari igihe abantu bacanira bakakwita amazina atari ayawe. Hari igihe abantu bacanira batazi icyo bise, batazi iyo uvuganye nayo. Hari igihe abantu bacanira batazi amasezerano Imana yaguhaye, bagapfa gucanira. Bagacanira mu kazi, bagacanira mu miryango, bagacanira ahantu hose bakaguteranya. Ariko Yesu aba yaragutanzemo, adutangamo. Ngo atangamo Yohana, ngo abisi baracanira, ngo bagiye kupfundura bumvishe barushye, ngo barebe ko Yohana yahiye. Kumba amavuta basutsemo yagezemo aramutaransifoma. Bajugunyemo Yohana w'umusaza, ngo bapfunduye hazamuka Yohana w'umusore. Azamukana amagambo, harangwa mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ayimana ngo agiye kubitsa mu mutwe, arabwira ngo bakurwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzasa ntabwo kuri
yerekanwa icyakora cyo yesu yesu icyakora cyo uwo niyerekanwa tuzasa nawe. Mumumpere icyubahiro. Imana ishimwe ko turi abana b'Imana. Ndashimira Imana ko turi abana b'Imana. Muyimere icyubahiro. Ndashimira Imana ko turi abana b'Imana. Hari ibintu bigera mu 10 umubyeyi atwara ahetse umwana, ariko reka mvuge bibiri. Icyambere, ntabwo umubyeyi uhetse umwana ashobora kwibagirwa isakoshi. Ikira sakoshi. Bivuga ngo Imana dukorera idufitiye isakoshi y'ubuzima. Iyo tugiye guseba ikora mu isakoshi. Iyo inzara iteye ikora mu isakoshi. Mana yanjye, nyamara Imana ibantumyeho. Iyo bakubashe ikora mu isakoshi. Iyo abantu bahagurutse ikora mu isakoshi. Haleluya! Ikora mu isakoshi. Ntabwo waseba, Imana igufite isakoshi y'ubuzima. Nefa ntabwo ushobora guseba, igufite isakoshi y'ubuzima. Mu isakoshi umubyeyi ashyiramo umutaka. Ntabwo umwana yabwira umubyeyi ngo nwikira. Umubyeyi amenya igihe atwikirira umwana we, akamenya niba imvura ibaye nyinshi, niba izuba rivuye, akatwikira umwana. Niko Imana itugendanira umutaka wo kudutwikira intambara n'amakuba. Twese haleluya! Barazi bakareba, Imana ikagutwikira. Abantu bakavuga, Imana ikagutwikira. Abasebya bagasebya, Imana ikagutwikira. Niyo mpamvu Yesaya yanditse amagambo, urangwa nimwumve yemwe ab'inzu ya Isirayeli, abanatere mukiri mu nda z'abamama wanyu, nkabaheka mugakura. Urangwa nzabaheka, sinzabaheka umwaka umwe, ntabwo ari imyaka 2. Ababyeyi mujya mucyutsa, ariko njyeweho imvi zizaba uruyenzi ntibahetse. Nimuhumure, turi ku mugongo w'Imana. Sohogope, turi ku mugongo w'Imana. Ntacyo tukibaye. Dawidi yaravuze ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ariko ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira. Habura gato, itabara habura gato. Igitabara habura. Reka mbwire nishaka bike zose, Imana itabara habura gato. Yewe maze kugenda ibihugu bigera nko muri 14. Kandi nta mashuri mfite. Yesu we, nyavuge aha mwatangara. Usije ko ntayo navuga. Mwahita museka mukikubita. Iyi mukorera. Rimwe Imana ageze mbwira ngo ikoresha umuhanuzi ngo uzajya ugende mu ndege nkugende muri kwa Steri kwa Genesi ndekeraho. Ngewe uvuka kwambanza abagabo. Hasoni. Ngewe nkagenda mu ndege. Ariko niwe mbona birasohoye. Yesu we. Mwumva telefone mu gihugu kimwe irampamagaye ngo igiterane mpuzamahanga. Ndavuga nti nzaza. Indege iba ni yabo. Ibintu byose ni ibyabo. Ndagenda sanga no guhagarara. No kwicara imbere y'idarapo ry'igihugu cy'Iwanyu. Ndavuga ni Mwami Yesu, nanjye ngiye kuba ambasaderi mpagarara igihugu cy'u Rwanda. Bigeze ninjoro tugiye kuryama, barambwira ati mukozi w'Imana ikarame,
bati rero iki gitanda ni muri hoteli ya mbere muri icyo gihugu, bati iki gitanda ugiye kuryamaho nukanda iyi buto cyangwa twari kugeze turiya niho tuwarete ziri, mbese ushaka kugira ibyo ukora wiyeranje aho ngaho, wongera ukanda iyi buto kikugarura usubire kuryama hariya. Ntiyego. Bati none ibi byo kwiyorosa nukanda iyi buto biraza gushyuha bikotse, nukandiye biraza kukonja nka barafu, nukandiye biraza kuba nka mwayende. Yego. Ako ngokatira Yesu mewe. Bampaga telekomande mu ntoki. Bati rero nugira ikibazo ukanda turamenya icyo ushaka. Ni yego. Nushaka ubufasha ukanda ni murakoze. Barigendera. Ntabwo ngende rose bagenda. Nahise nkanda. Bageze piyo. Nta kintu ushaka kujya gukora n'ukuri. Bandongenda kanze. Bandagarutse. Nirarira muri urwo ngenda. Igiturage ntabwo ari ikintu. Ndatuvugisha ukuri. Igiturage ntabwo ari ikintu. Nirarira muri urwo. Numvise nuke nawe yabonerekana njyana. Banibagiwe buto bambwiye yamwaye ni Yosuwe. Bankanze kuyibushye. Ndashya hoteli yose irajwigira. Agatelekomande gatangiye gucana danze. Ibintu byose numva byabaye ikibazo. Ndavuga nti ndapfuye mwami Yesu. Shaka wo nkanda ndahabura. Yesu we. Kumbi agatelekomande mfite kayikora n'akabasikirite bo hanze. Bo bahise bamenye ibibaye bahita bifungura basanga muri shambo. Bati ukanze. Edore nkanza sinzi ibyo hanze byari byo. Mbona batuze mu cyene byose byavugaga biracecetse. Ndavuga ati ariko mwami Yesu we. Mane tabara habura gato. Ako Imana isi. Imana isi. Habura gato. Habura gato. Mane gitabara habura gato. Yesu we, mane mbishisha amagambo reka dusenge. Habura gato. Zakariya ngwageze aha ngaha. Ngo atambira rubanda. Ngo ariko agira agateregeshwa ke. Ngo aragenda apfukama imbere y'Imana. Azamura isengesho. Abwira Imana ngo Mana, mu bantu byaranze, mu bakomeye byaranze, mu miryango byaranze, mu nshuti byaranze, kwa muganga byaranze, ariko imbere yawe birashoboka. Iryo sengesho rirazamuka. Rikubita igikuta cya Mede n'abapresi mu kirere. Ngo ragenda rikomangira Imana. Imana yumva gusenga kwa Zakariya. Imana yumva gusenga kwawe. Imana yumva gusenga kwawe. Ngo inama, ngo ako kanya inama mu ijuru iraterana. Ndashimira Imana ko Imana igiteranya inama ku bwacu. Ngo buri Imana igira abamarayika b'inkwakuzi babiri. Igira marayika Mikayeli ushinzwe kuzana ibisubizo by'abera. Ikagira marayika Gaburiyeli ushinzwe kuzana ibisubizo by'abera. Ikagira marayika Mikayeli ushinzwe kurwanirira abera intambara. Ngo inama yanzura ko Gaburiyeli agomba guhita amanuka agahagarara iruhande rwa Zakariya. Iramubwira ngo nyumva ijwi rye akinsenga akinsaba hita umanuka uhagarare nawe. Ariko nimwakire marayika w'Uwiteka mu izina rya Yesu. Nyamara ndahanuye disi nimwakire marayika w'Uwiteka mu izina rya Yesu. Akomeza ibitari bikomeye. Aha agaciro bitajyaga agaciro. Ahishije bitagiraga ishusho. Ngo marayika ahita amanuka amubonekera iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Ngarabanzira mwitegereza uko asenga. Buri uko muhirimba na mushaka Imana. Imana niko yumva gusenga kwacu. Ngo yewe Zakariya we. Ngendi marayika uturutse imbere y'Imana. Mwijuru turateranye. Imana iranzurwa. Nicyo gitumye mpagaze aha. None nkuzaniye itangazo. Gusenga kwawe kwarumviswe. Dore umugore wese bitazasama inda azayibyaramo umwana w'umuhungu uzamwita Yohana. Marisi ndabahanuriye Jean Pierre, ndabahanuriye mu izina rya Yesu. Gusenga kwawe kwarumviswe.
mushumu guhanurira umuntu wishwe n'ikigeragezo biragora. Umuntu wishwe n'ikigeragezo kajya kumuhanurira banga iravuze. Ikigeragezo gifata amashuri wize kikayakoropa mu mutwe kikaguhindura injiji. Ikigeragezo kitakangwa na PhD gifata diplome waruhiye kikayifunga muri farisi ugasigara yewe n'ikigeragezo. Zakariya ngo ahita asubiza umutima inyuma, areba umugore we asanga ibimenyetso byo kubyara byararangiye, byaranze. Marayika ngo areba muri karitsiye asanga niwe gitutsi, areba mu kazi asanga, kandi ubwo ndi guhanura disi, asanga niwe ugira intambara, asanga niwe imiryango yanze. Marayika bati wirebe ku bimenyetso by'umugore wawe, nge naje mbyizaniye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo Imana yavuganye nawe izi kitwaje, irabizi ko itagiha runaka, irabizi ko atakiguha, ubwayo izi kizaniye, izi bifite ibizana mu biganza byayo, izi byitwaje. Rengo nge naje mbyizaniye. Ariko Zakariya ntiyabyumva, ngo aramuvuga ngo none nubwo twingiye aha ngaha mbaye nguhinduye ikiragi, uzasohoka uri ikiragi utazabwira atabitarasohora. Niho twasabye ngo akajya cy'amarenga akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo yishize asubira iwe. Bukeye umugore w'Elizabeti asama inda ngo abishe amezi 5. Impamvu Elizabeti abishe ni iyihe? Nta muntu uvuga igitangaza cy'Imana gacyo kirivuga, gacyo kirivuga. Pana abantu ngo nimuze twakubita ibiganza bishyushye, bizabotsa shabira biganza, ganza bishyushye shabizabotsa. Gitangaza cy'Imana kirivuga. Yutazaraga Imana iguha umwana, cyo ni gitangaza. Yakodeshaga Imana iguha inzu, cyo ni gitangaza. Yutarubyusha Imana irakubyusha warabisabye, cyo ni gitangaza. Yora umushomeri Imana iguha akazi, cyo ni gitangaza. Yushaka umugabo Imana ikubakira urugo, cyo ni gitangaza ikamwaza abana. Haleluya, haleluya. Iyo warurwaye Imana iragukiza, cyo ni gitangaza. Tangaza z'Imana birivuga, nta muntu birata, ubwashyo birirata. Iyo wagendaga n'amaguru Imana iguha imodoka, cyo ni gitangaza. Imana iguha igitangaza kivuga. Kore ikintu kivuga kiratira abantu bakibona utarakivuga. Wowe uzabivuge nyuma, ariko bizarigaragaje. Byo byigaragaza. Mwimbere cyo bahita Elizabeth yari afite ishimwe rigendanye n'ibihano. Uku ni ku Mwami Imana yawe yari afite icyo tungaho urutoki. Uku ni ku Mwami Imana yagoresha mu minsi mwandiberagamo, ikabinetuye mu maso yayo. Kabineturesha Mani guteturire mu izina rya Yesu. Akira guteturwa n'Imana mu izina rya Yesu. Bari guteturure abantu bari bakuzi, ntabariho bagumye kukurebera. Imana iguteturure. Ngo umubyeyi aratwita nk'abandi babyeyi, arabyara rubanda ruraterana ruza kwitumwa. Rubanda ni rubi, baraterana baza kumunyega no kumushinyagurira. Barango Elizabeth we umwana wawe yitwa, barango umwana wawe yitwa Yohana. Barango nako nta mubyeyi w'umugore wita umwana kirazira. Babwira Zakariya ngo niko Zakari, nubwo utavuga ariko urumva umwana wawe yitwa. Kumbe marayika w'Uwiteka yamanutse kare. Haleluya, yamanutse kare, amanuka bucece, aza mwibanga, aza gutunganya ibidatungana. Muri marayika aza mwibanga
ntabwo yiteza abantu, aza mu ibanga. Arabizi ko ukeneye igitangaza, arabizi ko ukeneye Imana, aza mu ibanga. Ngo kumbi yaje mu ibanga, atangira guca Zakariya intananya ku rurimi, atangira gusobanura ibidasobanutse. Ngo bagiye kumva Zakariya atuta ngo umwana wanjye yitwa Yohana. Ngo rubanda rwose ruhita ruceceka, ngo bahita babaza umutima yabo ngo mbese uyu mwana azitwa iki, uyu mwana azaba iki, utumye se avuga yari ikiragi azaba iki. Tugiye gusenga, habura gato Mana igitabara. Hanyuma twasomye ijambo yewe ndabaritsindiye. Yesu wabandi, twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 16. Pawulo ageze mu isoza ry'urugendo rwe atumira Timoteyo, ara ngo Timoteyo mwana wanjye, igira hino ahangaha, ibyo wanyumvanye uzabibwire n'abandi. Ngo amushingire ikiganiro, ara ngo ngeho Pawulo narinze ibyo kwizerwa byanjye, narwanye intambara nziza yo kunesha. Haleluya. Ara ngo iyo mbona igisigaye, ara ngo najyaga ngenda ariko sinagera ngo utazi yonja, nateranaga ibipfuza ariko sinahushaga. Iyo mbona igisigaye, mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo data umucamanza azama kuri urya munsi. Ara ngo nyamara sinjye njyenyine, hamwe n'abakunze gukiranuka kwe bose, ari bo twebwe. Amuhereza imirage 3 azagenderaho. Ngo Timoteyo mwana wawe, icyambe ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo uzabe icyitegererezo muri karitsiye, muri sosiyete, muba mubana, kugira ngo uzikizanye n'abakumva. Takani ngo Timoteyo mwana wawe, haramutse habayeho kwibagirwa, abantu mwagendanye uzabibagirwe. Nihabaho kwibagirwa, abahanuzi baguhanuriye uzabibagirwe, abakugiriye neza uzabibagirwe, ariko kondisiyo ntuzibagirwe Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, Imana ikamuzura mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Haleluya, haleluya. Ngo icya gatatu, impano ikuriho ndayizi, ni impano here kuri nyoko igera no kuri nyoko, ahubwo uzasesa impano iri muri wowe. Iyo waheshejwe, igihe warambikwa agahibikanza n'abakuru. Haleluya, haleluya. Amubwira kakana ngo Timoteyo mwana wanjye, uzirinde imigani nk'iri y'abakecuru. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse ngo uzirinde abantu bibwira ko bazi ibintu byinshi kukurusha, nta n'ibyo bazi. Dufite abantu muri ubu bwami tujyamo mushumba bibwira ko bageze Igorogota, kandi koko aho bavuye n'aho bageze Igorogota barahageze, ariko nubwo bahageze ntabwo bigeze basobanukirwa imisaraba ishinze Igorogota. Bahobeye ku ruhande w'igisambo, uwa Yesu bawusiga hagati. Yo, abasimba bose muzabibonera cyangwa mwana nababonye. Tangira ati tuta irambwiye ngo 300 kugere ku musozi gusenga. Yo gatsindwa wiki musozi kimuri imbere kiramworoheye, yabanje akigirayo. Uzirinde imigani nk'iy'abake. Ara ngo demu zamureke yakunze iby'iki gihe, bagito barasigiye uzajya kwa Karupo zazanira ibitabo. Ageze ku mugabo witwa Elegizande, mucuzi w'imiringa, amutindaho. Aravuga ngo Elegizande umucuzi w'imiringa uzamwirinde.
uzamwirinde. Imana ibarinde baregeza Yesu, Imana ibarinde baregeza nderema. Imana ibarinde amutera uzirinde umugabo witwa Alexander mucuzi imiringa. Aramubwira ngo umva neza nkusobanurire Alexander uwo ari we. Ariko twajyaga tugendana tugafata ibitabo nawe akabifata, tukabwiriza akabwiriza, tugasenga agasenga, tugahanura agahanura, ariko twamara gutandukana akatuvuga uko turi nuko tutari. Uzamwirinde. Imana ibarinde Alexander wicara ku ntebe y'imbere akicara ku y'inyuma, akarwana buryo ki ya ntebe azayitera umugere kugira ngo uyihaguruka yicareho. Kandi niwe nshuti ugira, niwe muntu wawe ugisha inama, ugisha inama. Ata ngo wibuke mwiburana ryanjye rya mbere, nta muntu n'uyu n'umwe wampagaritse. Bantu bose barampaye ariko ntibakabibarweho. Nyamara Imana nasenze, iyo nizeye nkayihana mu banyamahanga, nkemera nkarya ubusa nkayinambaho, nkayisenga amanywa na nijoro, yarampagarikiye irankomeza kugira ngo ubutumwa bw'Imana kwanjye butagabanye abanyamahanga bose babwumve. Nuko ngira akanwa k'inama ariko ndashimira Imana yaje yarahabashe. Turashimira ko yahabashe, turashimira ko yahabashe. Nyamara disi yarahabashe, na cyagiye yarahabashe, na ryajoro yarahabashe. Usubije umutima inyuma wasanga yarahabashe. Yarahabaye nitwamwara, yarahabaye tugirira neza, yarahabaye iratumwakura, yarahabaye duhereza ijambo ntabwo tugira, yarahabaye duha agaciro Imana dusenga. Yarahabashe, turayishimira. Yarahabashe dusenga arango ndayishimira ko yahabashe. Imana ishimwe. Habura gato igitabara. Nkundira uhaguruke dusenge. Tuvuge ngo turagushimye ko twakubonye habura gato. Buriya Imana ikunda amashimwe. Ndagira ngo banze utekereze hirya gatoya ibyo Imana yakoze, we kwirebera muri ibyo, yirebere mu byo yakoze hariya. Wibwiye ngo hariya ndagushimye ko wahandengeje habura gato. Habura gato imiryango ntaho ko kurengera, habura gato ubona ugiye guseba, habura gato urasanga Imana yarakoze ibitangaza. Habura gato nurangiza usamurizwe ishimire, ubwiye ngo hariya narakubonye habura gato. Abantu bateranye wirukana inama z'abakobanye habura gato. Mu rugo zanze nakubonye habura gato. Kwa muganga nakubonye habura gato. Nta cyerekezo nakubonye habura gato. Wandwaniriye habura gato. Mu mubiri byanze nakubonye habura gato. Mu bana nakubonye habura gato. Bivuga ngo ndagushimiye ko nakubonye habura gato. Mana turagushimiye, twakubonye habura gato. Babyeyi babagire neza habura. Twabonye imbaraga zawe, twabonye Imana irita, twabonye Imana ivanaho amazina mabi, twabonye Imana yirukana abakobanyi, twabonye Imana ihindura amateka, twabonye Imana itanga ijambo, twabonye Imana ikiza indwara, twabonye Imana iteturura, twabonye Imana iruta imiryango, twabonye Imana igaburira imfubyi, twabonye Imana igaburira impfakazi, twabonye Imana irengera abantu, twabonye Imana irwana urugamba ikarusohoza. Twakubonye habura gato. Tuzamuye ibiganza, turagushimiye, 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 turagushimiye. Dawidi yanditse amagambo aranga yabo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aranga ubwo abantu baduhagurukiraga baba yatumize bunguri shapakota tonasata piwiridros erotalasire pandalo sakua jeneba wakotis pirimandrofowa dros pasku cheno wahasipi pendeto faligo gidiwistis hayodro
Penosidi wigidiba. Salada mando otote. Ene pala wazibi. Tone sakudi mando. Ini widres. Ele bala hobanima. Denosikiri bangore fa. Sene bari drove egibi. Ina dromanda westa. Sena woto. Pios. Pe hagos. Idiwibi. Enoso. Sandalaba. Genawa bifotres. Adalo sikidre. Tonanga la fa. Mboni no masimanuka. Mboni no masimanuka. Mboni no masimanuka. Mboni no masimanuka. Mboni no masikwiriye hano. Imana irambwiye ngo imano y'imbaraga zo kwambika bera. Nimwakira imbaraga. Nimwakira imbaraga. Nimwakira imbaraga. Imana imanuse. Selos. Toys. Piwiho. Esad. Dromekas. Dore marayika. Dore marayika. Dore marayika. Dore marayika. Aragenda mu itorero. Aragenda mu iteraniro. Aragenda yomora ibikomere. Akira komarwa n'Imana. Akira komarwa n'Imana. Akira komarwa ni Sabalata. Kedosi post. Gidiwihos. Sene maripis. Eretovela. Sandala wiko. Akira komarwa ibikomere. Akira gukira indwara. Edanda sikidimando. Sena la parifaidi. Edra sonewega. Aiwa andreba. Se. Tokis. Pirihos. Sanda la gudibi. Piriwipas. Soneto. Sola haba. Gino. Sandrivi. Inimas. Tolo wepa. Imana iravuze ngo ni Imana itanga umwana. Kinada baweso. Imana iravuze ngo shana wigidre tonakos. Shanaba. Ndashimira Imana iguhaye gucikira. Ndashimira Imana iguhaye gucikira. Ndashimira Imana iguhaye gucikira. Ini wisikita. Senemangi won prala wasalibide tunawasaki tando jenemanga diwi prefari won nandro da sakiwe shalaba onemandri peya netrove nesikide shando waliko panawasande biwi. Nimumbabare umuntu uziko yarosa ashingura umwana we atari ntambwe ahagarare hano. Umuntu ufite amavi akotagurika yagenda mu mavi birakocoka atari ntambwe ahagarare hano. Ngenda soma list ndimbe shanawi biwonema. Umuntu ufite umwana satani yatwaye ubwenge atari ntambwe ahagarare hano. Umuntu ufite rabangos randevu yo kwa muganga atari ntambwe ahagarare hano. Umuntu ufushije ubukwe inshuro ebyiri atari ntambwe ahagarare hano. Umuntu urwaye umutwe udakira taye ntambwe ahagarare hano. Umuntu babara ugutwi kw'ibumoso taye ntambwe ahagarare hano. Umuntu warose akora impanuka taye ntambwe ahagarare. Dalawaza modipa dinosele wobid shandalaba. Uyu muntu wandikiye Imana urwandiko taye ntambwe ahagarare hariya. Mana yararusomye shanawizibini wikota eneba la sotreva. Uyu wido na wikoselewo. Uyu munsi nibo ejo ni mwebwe. Mana yumva gusenga. Kolapa sonewe profekowa pandaweri pos bwami bw'Imana. Ikiganza cy'Imana gikora imirimo n'ibitangaza. Ikiganza tunekarariza imbaraga zarwanyisha abera. Tunekarariza imbaraga zabarwanyisha kwera kw'Imana. Baragasima. Baragasima. Muzamure ibiganza byanyu. Twa dolesha peka. Tone kosidres.
shandana wepo tunetararije izi imbaraga, tubohoje abasatani atwaje igitugu, turwanyije imbaraga z'abarwanyije. Tanga abana kuri aba basore, bohora abantu bawe, rukana impfu zitandukanye, rukana imigozi ya Satani, rukana imbaraga n'amakuba, imbaraga z'amadayi, imbaraga z'impanuka, imbaraga z'urupfu, imbaraga zo kutarama, imbaraga zo kutishima, imbaraga z'amarira, turazinetararije. Nibagiye kwishima, nibagiye kunezerwa, nibakira imbaraga zibarwanirira, imbaraga z'Imana zibarwanirije. Wewe twakira imbaraga z'Imana, nimuvuga ngo twakira imbaraga z'Imana, twakire kurwanirwa n'Uwiteka, twakire kurengerwa n'Uwiteka. Tubonye ikiganza cyawe Mana, tubonye ikiganza cyawe, tubonye ikiganza cyawe. Dukomeye Imana amashyi, abera twese dukomeye Imana amashyi, uko ari Imana igira neza, mu izina rya Yesu. Amina, amina, amina.